Abdulkarim Mutagwabira imboni ya radiyo Izuba mu murenge wa mu karere ka Gatsibo. Aba ni abaturage twaganiye nabo bo mu mudugudu wa Rwayitima mu kagari ka Bushobora, bishimiye uburyo bahawe ishami rya Airtel. Bakaba bavugaga yuko bajya babona serivisi za Airtel bagiye Kabarore. Twabajije igiciro bajya bakoresha bajya kureba serivisi za Airtel, batubwiye yuko bakoreshaga 2,000 kugenda nabwo bikaba 4, ndetse hakajyaho na moto y'igihumbi igahana na 5. Bongeye kudusobanura yuko kubona smartphone za Imagine zabagoraga, ariko kuba babazaniye ishami bigiye kuborohereza serivisi zose. Batangiye basobanurira abantu bijyanye n'iryo shami. Iryo shami ryabatubwiye yuko bazaza bahakorera ibicuruzwa bya Airtel, harimo kubikira abaturage, kohereza amayinite, ndetse guhabwa simukade yo ni ubuntu, ugashyiraho amayinite. Simukade ya swap ku bazitaye yavuze yuko ari amafaranga 500, kandi bakakwibutsa umubare w'ibanga ukava aho ngaho bikunze. Simukade nshyashya yo ushyiraho amayinite, ubundi bakagushyira muri Airtel Money. Avuga ko kohereza ari ibiciro biri hasi cyane kurusha ibindi biciro by'indi sosiyete. Akaba bashimiye abaturage by'umwihariko uburyo bitabiye iki gikorwa. Bagaragaza yuko batari bafite aho bakora simukade, kuko benshi bari bazitaye ko badafite uburyo babona simukade batagiye Kabarore. Bashimiye sosiyete kandi bashimira n'umukozi wabo, babasaba yuko bajya hafi uwo mukozi kugira ngo tuzagira ikintu kizabura kuri iyo shami, kuko abaturage baho baburaga aho babitsa amafaranga n'aho bohereza. Ariko kuba babonye umukozi ubishinzwe bakaba ari ibintu bishimiye. Abaturage bashimiye sosiyete, bavuga yuko bagiye gufatanya n'isosiyete batazabatenguha, ahubwo bazakomezanya nabo muri ibyo bintu byose. Bashoje basaba kugira ngo babwire ibiciro bya telefoni aho bihagaze. Basobanuye ko smartphone ya Imagine yaguraga 20, kubera nkunganire itakiriho yagabanyijweho nkunganire ihagaze 25,000. Washyiraho tiboroke na pochette igahagara 30,000. Bashoje bashima abaturage ko bagiye gufatanya na sosiyete kandi ibicuruzwa bya Airtel bikagenda neza. Murare Emmanuel imboni ya radiyo Izuba imushikiri mu karere ka Kirehe. Aha turi ni mu kagari ka Rugarama, habaye inteko y'abaturage kuri uyu wa kabiri, aho twari kumwe n'abaturage ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye ku rwego rw'umurenge ndetse no ku rwego rw'utugari. Ahangaha rero turi kumwe n'abafashamyumvire bakorera muri dufatanye urumuri. Bakora ibyiciro byinshi bitandukanye, aho bafasha abantu muri bamwe bakoze jenoside, harimo abacitse ku icumu, hari abari barahunze kera, hari abahoze bari ingabo, ndetse n'urubyiruko rukomoka kuri ibyo byiciro byose, hari abafunguwe. Abo bose ni ibyiciro bahurije hamwe, hanyuma baganiriza mu rwego rwo kubaka amahoro cyangwa se kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Turi kumwe n'abafashamyumvire rero baturutse mu tugari dutandukanye, hari akagari ka Rwayikona, akagari ka Bisagara ndetse na Cyamigurwa. Turi kumwe na Mukabugingo agiye gutangira tubwira mwebwe muri Rwayikona, isaba abantu barabyumva, ni ibihe byiciro mufasha se mwebwe mubikora mute? Twebwe mu kagari ka Rwayikona uko tubikora, twatumije inama. Nitwa Mukabugingo Justina mu kagari ka Rwayikona, abandi umufashamyumvire mu kagari ka Rwayikona. Umufashamyumvire rero icyo bisobanuye ni uko nafashije kugenda mpuza imiryango itarabanaga kubera urugendo rw'amateka yaranze igihugu cyacu. Noneho ngenda mpuza imiryango itarabanaga neza bitewe n'amateka ya jenoside, nyihuriza hamwe, nkora amatsinda y'abantu 15. Twari tumaze umwaka n'amezi hafi ngira ngo 6 dukora icyo gikorwa cyo guhuza abantu, ariko ubu ngubu tugeze ku bikorwa byo kwiteza imbere. Hari udufaranga dukoteza dukeya, umuturage w'umuhinzi uzi ko nta mafaranga agira, tugenda duteranya udufaranga dukeya tukagira ibikorwa byiteza imbere dukora, ku buryo dushobora kuzagira ikintu dusigarana muri urugendo rw'amateka twagiye tunyuramo. Yego, ayo matsinda rero abo ibyo byiciro muhuza ni ibyiciro bimeze bite? Ibyiciro duhuza rero ni abantu bafunguruwe bari barakoze jenoside,
n'abantu bacitse ku icumu, nk'uko umuntu aba yaragusahuye yarakwiciye umuntu, mukaza guhura mu matsinda mukiyunga mugasabana n'imbabazi. Noneho ubwo ngubwo mu mpande harimo n'abandi bantu batahuzwaga n'abandi batabanaga neza kubera jenoside, ariko ubu ngubu aka kanya muri ayo matsinda barabana neza. Yego, muri Rwayikona abantu barimo barabyumva. Ese ubona bimaze kubyara uruhe musaruro? Bimeze neza kuko duhana n'ibibyizi. Umuntu iyo arwaye turamugemurira, tumupangira isukari, tukajya kumuha umubyizi mu rutoki cyangwa tukamubagarira ibishyimbo. Mbese nta muntu uri muri iryo tsinda ushobora kugira ikintu atuburana mu gihe yagize ikibazo. Hanyuma inama wagira abaturage muri Rwayikona kuba bagana cyane cyane ayo matsinda yanyu ni iyihe? Inama nabagira ni uko amatsinda yadufatanye urumuri yubaka amahoro mu buryo bw'amateka ya jenoside, kandi avura ibikomere ku muntu ubisigaranye muri iki gihe cya none. Turi kumwe na korodinateri w'umufashamyumvire ni mu kagari ka Cyamigurwa, nagiye kutubwira mwebwe mubikora mute? Murakoze. Amazina ni Fayida Rachel, mu kagari ka Cyamigurwa, ndi umufashamyumvire. Nanjye ngendeye ku byo nasanzeho, hari abantu bari bafite amagambo akomeretsa cyangwa se asesereza. Mbona ko bikwiriye ko bagomba kwigishwa. Twarabasanze tubagira inama y'uburyo tugomba guhurira hamwe tukaganira mu bintu bijyanye n'isanamitima. Barankundiye dukora amatsinda kuko twagiye mu nteko, nabwo turasaba abantu bafite ibyo bibazo by'ihungabana ko tugomba guhurira hamwe tukaganira. Twahuriye hamwe turaganira rero, tuhuza ibyiciro bitandukanye: abakoze jenoside n'abarokotse jenoside, abafunzwe bafunguwe, abahoze ari ingabo, abatagira inkomoko, ndetse n'abasahuye imitungo, n'urubyiruko rukomoka kuri ibyo byiciro navuze haruguru. Ubwo rero dushyira hamwe tukaganira ku mateka yaranze u Rwanda rwacu. Umwe akavuga ibikomere bye n'undi akavuga ibye, tugategana amatwi tukaganira, noneho tukagirana inama. Hari nka bamwe bumvaga ko nta bunyarwanda bukiriho, mbese ntaho amahoro yava. Twagiye tubaha imibyizi, abandi tukabasura, ufite icyo abuze tukamufasha. Bose ubu bagaruye umutima. Mbega muri dufatanye urumuri, dufatanya kubaka amahoro, tugakora n'ibikorwa byo kwiteza imbere rwose. Muri Rwanyamuhanga se mubona barabyumva? Rwose barabyumva cyane, baranabikunda, kuko amahoro yaragarutse. Ya magambo yisesereza ntayo nyumva. Mbega bose baba baharanira kubaka amahoro. Byabaye intero mu mudugudu wacu cyangwa se mu kagari kose, ibintu byo kumva dufatanye urumuri. Rwose abaturage bose bamaze kubyumva. Turi kumwe na Mukanyiko Clarissa, akaba ari we umuyobozi w'amatsinda yose ku rwego rw'umurenge. Agiye kutubwira mu tugari tugize umurenge wa Mushikiri tugera kuri 5. Wowe iyo ubibonye ubona amatsinda dufatanye urumuri abantu babibona bate cyangwa se babyumva gute? Rero amatsinda yadufatanye urumuri twatangiye nyine ubona bigoye, ariko abaturage bagenda babyumva rwose. Aho bamaze kubyumvira barabikunda. Noneho byari bigoye kuba wenda umuntu yarakoze jenoside cyangwa yarasahuye imitungo afunguwe, akaba yaza mu itsinda agasangamo umuryango yahemukiye, byabaga bigoranye. Ariko ubu aho bigeze ku ntambwe nziza, barabyumva, turasurana. Mbese noneho iyo umwe agize ikibazo kuri mugenzi wacu wo mu itsinda, atari ukuvuga ngo ni uwafunguwe, ni uwarokotse jenoside, ni uwavuye hanze, mbese ibyo byiciro n'umusangwabutaka yabaga yemerewe kujya mu itsinda, kuko ni umunyarwanda wese hafi akagera, kugira ngo turebe ko ese u Rwanda rwacu ruradushakira amahoro, umutekano, ko umunyarwanda yabaho, ese tubanye gute? Ubwo rero bitewe n'amatsinda njye uko mbibona mu tugari twose abanyarwanda tubanye neza. Noneho mu matsinda bigize bampugura muri International Red ku bijyanye no gukina tiyatire, ariko tugakina ibibazo rusange n'ubundi tubona bijyanye n'amateka. Noneho aho wajyaga imbere Imboni ya radiyo izuba Mutagwaba Abdulkarim mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Remera, hari mu kagari ka Rwarenga, aho abaturage bitabiriye inteko yari irimo ubugari bubiri, by'umwihariko
bakaba ubuyobozi bw'umurenge bwaje kwihanganisha abantu bahuye n'ibiza. Uwo ni agoronome urimo kwihanganisha abantu. Ahashoboka byakorwa, ahadashoboka babireka, ariko cyane cyane biriya byo gukuramo ziriya nsina ziba zarangiritse, kuzikata no kuzisasira, zigasasira urutoki ukongera ugashibuka. Ikindi, hari ikintu dukunda kuvugaho muri kano gace, ibiti bigabanya umuyaga buriya. Uko umuyaga waza, bino biti tureba hano bihari, ntabwo ariko waza utwara aya mazu bidahari. Ni ukuvuga ngo kino giti ukurikije kiriya gihande twarebye cyagiye kigira umuyaga mwinshi, waraza ukabura ikintu cyawugabanya. Ikintu rero tugomba gushyiramo, nubwo yenda igihe cyagiye, ariko mu myaka, mu kwa 9 imvura yatangiye kugwa, mu kwa 10 ni ukongera ibiti bivangwa n'imyaka, bikajya ku mbibi, bikajya ku mirwanyasuri, bigakikiza amazu, kuko hari aho tuba byagiye bigaragara ko hari nk'igiti gihagarika umuyaga wari ugiye gutwara igisenge, ukabona inzu ziri ku ruhande zitakegeye zagiye. Bivuga ko rero gufata ingamba y'igihe kirekire no gutera ibiti bivangwa n'imyaka birimo rwose. Hari umuntu wo mu mudugudu Agasenga, ibihumbi 30 ugiye ubara igitsina cy'isina zagiye, uteyemo ibiti bikagabanya uwo muvuduko no kugira ngo urutoki ruzagende, hari icyo byaba bitwaye umuyaga, kandi kikazera n'imyembe yo kurya, avokasi, ipera. Ariko iyo urebye uraranganya amaso ukabona nta giti na kimwe kirimo. Icyo rero numva twagishyira mu bintu dutekereza ko hari ikintu bizadufasha kugira ngo duhangane n'umuyaga, kuko umuyaga wo ni wenda kuzagenda. Umuyaga ni ikintu gihoraho, ahubwo tutamenye ngo kizaza ryari, ariko twagombye kuba dufata ingamba. Ubu ibino biti biba bidahari, aya mashuri aba yaragiye, akagari, ariko hari icyo bigabanya. Hari abantu benshi barabirambuye mu biti ngo byangiza imibyare, avoka ntazo wabona, ku mbibi ntaziriho, ku muhanda ntabiriho. Icyo kintu rero twagombye kugishyira mu ngamba, kandi si ubwa mbere bibaye, ni inshuro nyinshi. Ku nama nziza atugiriye, ibiza nta muti nta rukingo, bizabaho kandi bizahoraho. Icyo tugomba kwiga ni ukwiga kubana nabyo, ndetse byaba ngombwa tugashakishiriza henshi. Urumva nk'umuntu wari ubeshejweho urumva ari mu bibazo bikomeye. Guhinga urutoki ariko ukagira n'utundi tuntu ugira iruhande mu rwego rwo kugira ngo kimwe n'igipfa ikindi kizakurengere. Birumvikana twarababaye, akarere kose karababaye, kuko urutoki ruri mu gihingwa kigize ubuzima na Gatsibo muri rusange. Rero kuba urutoki rungana rwarangiritse, niyo mpamvu rero tugomba gukomeza. Turi mu gihe cya mituweli, tugeze. Umuyobozi akaba yakomeje abwira abaturage ko bagomba gutera ibiti bikikije imirima ndetse n'amazu, harimo imyembe, gereveriya, avoka, amapayi n'izindi mbuto zitandukanye. Akaba yongeye kuvuga yuko yihanganishe by'umwihariko abantu bahuye n'ibyo biza,
y'uko biza byahuye na buri wese kandi nta muntu bitagezeho, by'umwihariko nk'akarere ka Gatsibo kagizwe n'urutoki cyane abahinzi b'urutoki kuko hari amabanki bakoranagayo, ibigo by'imari bakorana nabyo, ariko bakavuga ko hari ibikorwa bigiye gusubira inyuma bitewe n'uko ibyo byabayeho. Akaba yongeye kwibutsa abaturage yuko bagomba kujya bagiye gutanga mituweli ariko bakomeze kwihangana. Yashoje abashimira yakira ibibazo by'abaturage, ariko ibibazo byiganjemo cyane ni iby'akababaro n'abantu badafite aho kuba, dore ko hari imiryango myinshi cyane itagifite aho kuba irimo gusaba amacumbi, bagiye bacumbikiwe n'abaturage bagiye begeranye nabo bajya bacumbikira, aho usanga umwe acumbikira abantu bajya muri 5, aho ugasanga yuko bitamworoheye basaba ubuyobozi bwo bwabashakira amacumbi. Njye ndi Abdul Karim mu Gatsibo, mu Nyamera, aha turi ni Rwarenga.